ikintu cyatumye mbahamagara kwari kugirango byibura abanyarwandakazi basaba imbabazi nabo barimo barabibona ku bintu byabaye ni ku mpamvu zanjye zitanurutseho sibyo ngiye nuko nashakaga amafaranga nanjye ngenda nahise nyine promota Kuri anuza ya boss kuri filme amafaranga ndabona nanjye nabaye mwambuzi narabyina ibintu byose nabiciye ndi umwambuzi kandi cyari ikibazo cye cyangwire gusa icyo nasaba nk'abantu bakoresha amakasting bagasambanya abakobwa bakabaca amafaranga ibyo niba bireke pe. Ibihe byiza dukurikiye aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye nizere ko umeze neza ahantu hose Kigali 250 Shyaka manager ntago nyivumbura ahubwo navumbuye nsubiraho mba ndi nkavumbika iyo mvumbitse mvumbika nyine nahagaze neza nk'uko ni sawa meze neza yameze neza kabisa amahoro y'Imana bane nawe ndetse n'abadukurikiye ndetse n'umuryango wacu twese ko turi hano yego ni sawa nta kibazo baramwe netwe peace abantu badukurikiye kabisa abafana banje ndabashimiye cyane ku bantu babankurikirana kuri Kigali 250 kabisa ndabemera nende turi kumwe muri kuvugana na Kaganga ni nk'ibisanzwe Kaganga azwi mu biki Kaganga azwi mu bijyanye n'amafilme no ku nkuru yabaye ejo bundi yarambuye abantu nicyo kintu naba numva muri iyi minsi abantu baramvugaho cyane ku bwambuzi naba nakoreye bagenzi banjye nibyo byatugarukirije byatuzanye hano byanatugaruye hano kugira ngo tuganire n'abakunzi bakaganga ndetse n'abantu bakurikiye rwaserera yabaye n'umugabo arimo arishizwa amafaranga dore ko byajya mu bihumbi hafi 180 Kaganga bimeze bite nyuma yuko wagaragaye nabi ese waba warishyuye ese byaba bimeze bite kubakwishyuzaga ari niyo mpamvu twagarutse hano ngo tubikubazeho ni ukuvuga ngo kiriya kibazo cyabaye ejo bundi cyarangwiriye pe kubona abantu bagutiye mu rugo rwawe baje kukwishyuza amafaranga yego nariye ariko ndimo ndadiringa na boss azansubiza amafaranga noneho nishyure bari abantu dore ko niyo filime ntabwo ari iyanjye kuba nayobe casting ntabwo bivuze ko filime yari yanjye ku giti cyanjye nongeye nzabishyura amafaranga yabo nanjye icyo cyakimveho cy'umuntu waba warambuye abantu kuko nanjye ntabwo binshimisha nk'umusore nkanjye kwambarwa nk'umwambuzi yego hari abandi abaguteye urutoki cyane bavuga yuko cyane cyane abantu mukinisha amafilimi muri abambuzi nanone muryamana n'abantu mukinisha amafilimi commentaire commentaire zo ntabwo zabura kuko abanyarwanda baba bakurikiye ama social media agiye atandukanye bagomba gutera comment ku bintu baba babonye kandi ibintu bavuga n'ukuri gusa ntabwo ariko ibintu byose bimeze kuko nuko ngo nk'umuntu basanga afite nk'umukobwa ari kwakitinga filime yambaye ngo ubusa ibyo ngibyo biterwa n'imyemerere y'umuntu so ku giti cyane ngewe kuba wenda bira bintu byarabayeho niryo kosa rya mbere numva nakoze ariko ntagire umuntu wumva ko ari ubushake ari iki nanimo nanshaka amarongo niki cyatumye uduhamagara ikintu cyatumye mbahamagara kwari kugirango byibura abanyarwandakazi basaba imbabazi nabo barimo barabibona ku bintu byabaye ni ku mpamvu zanjye zitanurutseho sibyo ngiye nuko nashakaga amafaranga nanjye ngenda nahise nyine promota Kuri anuza ya boss kuri filme amafaranga ndabona ntabwo wabona nk'abakinnyi yo kugira ngo nshaka kunshyira muri filme yawe nkohereza amafaranga ntabwo nabyanga twese turabanire kandi dushaka ubuzima sibyo ntabwo nari kuyanga gusa mu bandi bantu bakoresha amakasting nibumve ko hari icyo kibazo gikunda kubaho cyane ngiye byabaye ku giti cyanjye ndavuga ibyanjye nge nsabe n'imbabazi abanyarwanda bankurikiye kubavuga yuko usambana n'abantu ukoresha amakasting abakobwa icyo kintu cyo barambeshye ahubwo nge uwanyereka nk'uwo muntu twajyana mu rukiko ntabwo byarangira ngaha uzamura umujinya hari indi urivugira ubusa uko umva umbwire ntabwo byabura kubasambana umva umbwire sibyo ntabwo byabura kubasambana oya iryo jambo mbigushinze nyine wibivuga kuko hano turi kwitangazamakuru sibyo kandi biribuze kurebwa n'abantu benshi ninongera kwambara iyindi sura mbi cyangwa undi mwambaro mubi ngo ngiye ngo nsambajya abakobwa nashyize muri nakoresha za casting n'indi sura itari nziza
kamemo n'umugore wanjye yabibona akumva ko ibyo nuko ariko bimeze, kuko iyo ambonye mvuye mu rugo aravuga ngo shiragiye mu kazi, twavuga nubwo ati mu kazi bimeze gutya, azajya yumva ko ari byo bintu nibereyemo. cyangwa nawe uracyari muri Kigali wisheye? Ntago ngenda iki muri Kigali wisheya, burya buri muntu wese niwe uvuga ngo njye mfashe umwanzuro, sibyo? Njye mfashe umwanzuro ku kintu, njye mvuze ngo njye mfite umusheri wanjye aranyuze kandi aranshimisha, ntago njye nkeneye gusharinga njye n'abandi bakobwa, uwo mfite arampagije sana. Okay, turacyaganira na Kaganga. Ibi byose byabaye ari njye uri tayari. Tubibutse ko mukeneye kwamamaza ibikorwa byanyu, hepfo ngari inomero *95 gidomagareho, ndetse natwandikiye ubutumwa bugufi tugusubiza twihuse cyane, ntabwo tuyadutinda, hanyuma twerekane kuri kamera zacu no ko n'ibiganiro byacu byo bitandukanye byose twamamazeho ibikorwa byawe. Kaganga, ariko none bajya kuba wambaye neza cyangwa wambaye neza mu mitsi y'abakina filime za rero urabona ko kwambara neza kwanjye ntago byanyura buri umwe wese, sibyo? Hari abantu badushimishwa n'ukuntu nambara, none urabona ntago naba nambaye neza hano hanze hari umuntu wambonye ndi kwambara ndi guhotera abana ndi kubarira amafaranga, azavuga ati n'ubundi uyambariye ku buhemu, sibyo? Ariko nyine uyu mwambaro ngomba kuwukuraho nkazajya nambara neza inyuma kandi no ku mutima ameze neza, nta kibazo. ibyo byavugaga byose byari ukuri? Biriya byose byabaye nta gusobanura, nakubwiye ko byabaye pe, byari ukuri, ariko nanjye ntarimo nshaka amafaranga nari nyakeneye, nanjye nafite akadeni ahantu runaka, naho ndavuga none reka nanjye mbikoremo ubu buryo bitewe n'ukuntu amafaranga nanjye yazaga. Ariko bavuga ngo ideni rigukura mu bagabo kandi avura amayira banyura, gusa nyine ideni nanjye birakagutera igitutu ku mutima cyane rwose pe. Kuba ngiye naguhamagaye nuko ngo nze nsabe abantu bakurikiye Kigali 250 imbabazi ku bintu byabayeho, kandi ntago bizongera. Gusa ukundi ku mutima wanjye nk'umuntu wikundiye kuri kamera, ukundi ameze no ku mutima niko meze, nta kibazo pe. Niki ugenera abantu bakoresha amafilimi bakambura cyangwa bagasambanya abakora ibyo biganiro? Kuko narababwiye mu nyitege n'abandi bose nzajya mbagira nk'uko nza, sintegura ndetse ntabwo ntwika, ahubwo ngiye nsaza Afurika ndetse n'u Rwanda rwose. Ni ukuvuga ngo rero ikintu nababwira, gusa muri industry nyarwanda ibyo bintu bibaho pe, bibaho kandi hari abantu babikora. Gusa ikintu nababwira cyo burya ninkora nuza interview ngenda bibabwizwe, nge nta muntu n'umwe nahiriwe, nta muntu ujya ungaburira, buri kimwe cyose ngenda kimenyera. Ibyo no muri filime muri industry bireza, ariko ejo bazamukira ku mugaragaro ibyo ntiyabikoze, kuko nanjye urabona ko nk'ibintu byambaye ejo bundi igihe byarambabaje cyane pe, sibyo? Ahubwo ngiye biza kujya nyuma, ngiye nayo kuza gusera nawe n'ukurana kwihorera. Urabona ko ibintu byambayeho niyo nibereye mu rugo, nashidutse nguyeho mu rugo na kamera yawe, bira bintu byarambabaje cyane. Niba ngiye urabona ko byamaze gusakara ahantu hose, byaravuzwe nanduye isura mbi. Ubwo n'undi muntu nawe uzabikora kwandi macano, ndabizi siyaka nawe inkuru nshyashya uba wahabaye ubwo nyine numfata ukamushyira ku karubanda, ubwo ngubwo azabaye izina ryiwe. Nanjye nabaye umwambuzi, narabyina ebana ibintu byose nabiciye, ndi umwambuzi kandi cyari ikibazo cye cyangwire. Gusa icyo nasaba nk'abantu bakoresha amakasting bagasambanya abakobwa bakabaca amafaranga, ibyo ntibabireke pe, tubereke ntabwo ari byiza cyane. Kuri ibyo twigarukira mu yindi myidagaduro iranga igiye itandukanye mu Rwanda. Ufana abaye bahanzi? Ni ukuvuga ngo ngewe ibintu bijyanye n'abahanzi njye ntabwo nkunda gufana abahanzi pe, kuko burya buri kintu cyose wisangamo wowe ukora nicyo kintu burya ngiye nk'ubwo ngiye nyina ibintu bijyanye n'amafilime n'amakomedi, sibyo? Ngiye mbaza ngo mu bakomediye se ukunda nde, muri filime ukunda nde, kuko nanjye nibyo bintu nkora, sibyo? Niyo mpamvu bitubwira abantu ukunda bakina komedi cyangwa n'amasinema yabo. Okay, abantu nkunda cyane muri iyi minsi ndi gukunda cyane ni umuntu bita Patino. Patino ndamwemera cyane kuko hari ibyo ngenda mwigira ko nanjye mfite channel yanjye bita Kaganga Comedian, ngira ngo izamuke nanjye ngenda gutya tugakwana nkagiye ibyo mwigiraho, kandi mbona byamfasha nanjye imbere yanjye hazaza. Yego, tugeze ku musozo. Abakobwa bagufashe nabi ndetse no watereva akagukatira, commentaire kuri we? Ni ukuvuga ngo biriya bintu nabyo rega kibazo mfite abantu byari ngewe ndimo ndahura n'ibibazo byinshi cyane.
uyu mwaka usibye na covid yaraje iraza imfatanya n'ibindi bibazo njye mbega ndaho ngaho biriya bintu by'uriya mukobwa nawe natereye ivi rwose yahangeze ukuri biriya bintu vugisha ukuri kaganga vugisha ukuri biriya bintu sibyo ikibazo ni uko abantu biriya bintu ntabwo byari byo buriya niko ashatse kuvuga biriya bintu njye impamvu nari naze no kubikubwiraho cyane sibyo uriya mukobwa namukundaga ariko nyine yaranjabutse none nanjye ndabarekana yambaza umunyamakuru ngende njye bivuge birangira umutima wanjye utuze byarangiye byanze ariko baratubwiye ngo bazaduhuza ubwo urumva namwe muzadufasha mu kirere yaheze mu kirere simbi tutananirwa ajye utubwira tukara ahubwo namwe nk'abanyamakuru muzamfashe niba uriya munyamakuru wenda yaranze kongera kumuza nawe niba wenda wabinkorera uzamuze nawe utwunge dukundane tugeze ku musozo w'ikiganiro turimo turakora gira ubutumwa ugenera abantu badukurikiye muri aka kanya ubutumwa nagenera abantu bakurikiye Kigali 215 nuko niwakitinga ibintu ugakora nk'ibintu tuvuge of course ukinnye filme ukinnye wiyambitse ubusa ibyo bintu bizica filme yawe y'ubuzima bwawe wiharaniye inyungu z'ako kanya kuko nk'urumva nkanjye biriya bintu byambaye uretse ko nawe wabikoze ununguye mutungo rutagira ubwo uri umunyamakuru ariko byihanganira bane mu kazi bro nta kibazo ariko icyo nabwira abanyarwanda bakurikiye Kigali 250 nk'umukobwa nta kintu yambaye nabi byo nibimureba inyuma imbere yiwe hari ibintu azaba ari kwica nanjye kuba narambaye isura mbi bari abakobwa nzashaka amafaranga nyabishyure ariko nanjye mvaneho urubwa rw'uko ngo njyewe ndi umwambuzi umukobwa twasanze wamushyizeho akaguru wari uvuye Musanze nawe wari waguhaye 10,000 byaje kurangira ko kuko yavugaga mudakomezanyije cyangwa mwarakomeza uriya mukobwa buriya byarangiriye hariya kuko urabona ko byese bipfa nyine tuye dutangiye nyine ibintu by'urukundo nawe urabona ukuntu wadusanze nawe nshaka kumushyira mu rutonde nk'abandi ibintu bigiye kugera ahantu nyine hameze fresh nawe nyine dore ni kwa gutwika kwawe mbona ungezeho n'iki ariko nzaguca amande buriya nuko nabaye nuje nuko burya umugabo nuwemera ikosa nuko nasanze ari amakosa nenda tuza noneho reka nk'umunyamakuru ukora akazi kawe ariko nkagenza kugwa ahantu nanjye mbwati ngo rakabyere mbanze nkawe ibi dukora nka Kigali 250 tubikomeze cyangwa tuhagarare nukuvuga tubicaza nk'abandi nukuvuga ngo bundi ibintu mukora ni ibintu biri profession sibyo ni ibintu biba muri society nyarwanda nta kiganiro kimwe rero wakora kitabaye cyangwa cyo kubeshya cyangwa cy'ikinyoma sibyo ibintu mu bikomeze abanyarwanda nyine mu bahishura ibintu biba byagiye birana mu duhegene so nta kibazo mwabikomeza ariko icyo nagusaba umfashe uzamuze n'uriya mukobwa urukundo rwanyu rero uzasubire ni video wafashe ngo nyine iriya bari abaje waje unsanga narambuye abantu none nabyo byaraje biriyongera sinzi no kwazanambabarira nuko kubufasha sinzi aho nzajya niba nzajya gusemba bazi kwa mama we simbiza ariko mubimfashemo kaganga urakoze mu kiganiro uhaye abakunzi ba Kigali 500 urakoze cyane namwe kandi kuba wanyemereye tukaganira icyo nsaba ni imbabazi abanyarwanda bakurikiye Kigali 250 mumbare kuba biriya bintu byarabaye siko mu buzima busanzwe meze ndi umusore witonda kandi wihaye Imana uko mbona ku isura no ku mutima nuko kaganga urakoze murakoze cyane isi ya manager murakoze namwe mudukurikiye mu kiganiro nizere ko mwanyuzwe na byinshi twagiye dutandukanye naho dusoreje no munsi isi ya manager nagameze neza wabibonye nabibonye ndabona kwa gutwika kwawe bya n'ubukorero by'iki n'iki wapi kabisa ibana byakujabutse warwaye cyangwa mwangirisha nari nagiye ntanabivuga buriya rero ibintu wakoze wari kuza ukansa imbabazi ubwo byanashoboka burya kuko byarambaje cyane wasanga ari agahinda k'imimba mfite ku mutima ndavuga cyangwa bangiriyeyo baba ngo ndimo ndatwika bagatanya ngo mwe ntabwo byaborega muri iyi minsi ibintu byose ni uguhatana kuko abantu bose iyo babona utangiye gukora ibintu urimo wacukumbura uzana ubushakashatsi butandukanye buri different n'ibyo abandi bakora uzagenda uri menge dore akamodoka kaba bagaparitse hariya uzasanga bagatezemo n'ibisasu n'iki cyangwa bakamenya ibirahuri gusa nyine nta mutima mubi wawe ibana isi ya manager
nanjye ndakwemera cyane kandi ndagukurikirana 5/5 fo iki kintu nziho utaze kubana ikintu nkuziho ubunyangamugayo kandi kuba wafasha nk'umuntu mu buzima busanzwe kuba wamuzamura ukamuvana hasi ukamuzamura ibyo bintu bikuziho kandi nta mutima mubi wawe Isiyaka manager n'umuntu mwiza muri rusange ku munsi w'irayidi azaza niba utazi umwiza azamubona azamubona gusa ariko hari ikintu kimwe uba wibagiwe wakabunye kubwira n'abanyarwanda sibyo kuzajya bambona ku itangazamakuru twese urabizi ko hano hanze turimo turashaka ubuzima bajye no kuri YouTube bandikemo Kaganga comedian barebe ihangano byanjye komedi zanjye zisekeje wagera ugaseka imbavu zigashya icyo ngusaba ni iki ni ukora subscribe share and comment kabisa tugatwika tukimanukira nagikwe naki kabisa ibintu byose n'ubufasha ya okay nanjye nitwa Isiyaka manager wandika Isiyaka ni ICIAK ugahita ucamo akarongo kwandika manager official niko nitwa kuri Instagram kuri okay niko nitwa kuri Twitter kuri Instagram nitwa Isiyaka manager official Facebook yaruze ntago nyene abandi ba friend abo nyene 5 byaruzuye 5 byaruzuye ariko nitwa tuje manager nikorwa ni babiri hanyuma mu minsi n'ukeneye WhatsApp mwandika muri telefone yanyu kugira ngo mujye muri groupe ya Kigali 250 abashaye muri groupe ya Kigali 250 0788280895 ni nomero hasi ni nomero yacu hanyuma ugahita tuza twagushyira mu muryango mugari w'abakunzi ba Kigali 250 ciao ciao nagezemo kera kabisa ugomba kujya muri groupe ukora ibyiza bimo ibiganiro bimeze neza cyane kandi byakungura ibitekerezo mu buzima busanzwe kabisa turabimira cyane Isiyaka manager kandi agushimiye cyane ku itangazamakuru ryawe urakoze cyane dushimire Dani wari uri ku buhanga bw'ibyuma